Reka tuguhe ikaze kandi tukwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, haba mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, haba mu burasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Twizere ko umeze neza cyane. By'umwihariko rero, reka nsuhuze abantu bari mu murwa mukuru w'igihugu, mu mujyi wa Kigali. Ariko kandi ubwo ngubwo n'abadiyasipora, umuntu wese ubasha kumva runo rurimi mvuga, reka wese mubwire ngo tumuhaye ikaze kuri uyu murongo. Iyoni HD Global Media tuba tubagezaho amakuru atandukanye agezweho, ariko kandi tunabagezaho ibyegeranyo byiza tujya tubategurira iyo byabashije gukunda, nubwo wenda twari tumaze iminsi haciyemo nk'iminsi nk'itatu gutya irengaho tutabahereza documentary, ariko tuba twizeye ko abakunzi bacu tutabicisha inzara cyangwa se inyota ku bumenyi tuba tubasangiza n'amakuru atandukanye kandi aba ari ingenzi cyane. Tuje kugaruka rero ku ntambara ziri kuba cyane muri iyi minsi. Ni intambara ziri mu bihugu bitandukanye, nk'aho Amerika yanganye na Iran kandi ubwo ngubwo na Israel ikaba irimo. Si ibyo gusa rero kandi, haba mu bihugu by'Uburayi ndetse no kuri Amerika biri kuboneka yuko iyi ntambara nyine iri kugenda igira ingaruka cyane cyane ku bigendanye n'ibiciro birushaho kuzamuka ndetse n'ubukungu bukazaharira, kubera ko mu by'ukuri Iran byagaragaraga ko ari igicumbi cyo kuba iyi isi muri rusange yabona peteroli, dore ko rero hari n'umuhora wa Hormuz wamaze gufungwa. Kuri ubu ngubu bikaba biteganywa yuko n'ubundi ibiganiro biri hafi cyane kugira ngo barebe uko uyu muhora wafungurwa kugira ngo ibintu bidakomeza kujya irudubi. Ariko ntabwo ari iyi ntambara ituzanye kuri uyu munsi, ntabwo ari iyi ntambara ya Iran na Amerika, ahubwo tuje kugaruka ku bitero Israel yagabye ku butaka bwo muri Liban. Iyi nayo yiyongereyeho ije, byasaga nkaho yari imaze iminsi bitujemo hariho Iran, ariko urabona ko byongeye byafashe indi ntera. Bimeze bite rero? Byose reka nkubwire ngo kanda subscribe maze ubundi tukubwire ibyabaye kuri iyi ntambara byose kuva hasi kugera hejuru. Ni igisirikare cy'Amerika IDF cyatangaje ko ingabo zacyo zatangije ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Liban mu buryo bwo guhashya umutwe wa Hezbollah. Ibi bitero byagabwe ku wa 16 Werurwe 2026, bivugwa ko bigamije gushakira umutekano wuzuye abo mu majyaruguru ya Israel. Mu butumwa IDF yanyujije kuri X yagize iti: ibitero byo guhashya Hezbollah, cyane cyane ibirindiro by'ingenzi byayo, biri mu murongo wo gushyira imbaraga mu bikorwa by'ubwirinzi, harimo gusenya ibikorwa remezo by'iterabwoba no kwica ibyihebe bikorera muri iki gice. IDF yavuze ko mbere y'ibitero byo ku butaka yabanje gukoresha imbunda ziremereye ndetse n'ibitero byo mu kirere mu kurasa ibice by'ingenzi bya Hezbollah hagamijwe gukuraho imbogamizi zose zihari. Israel yagabye ibitero byinshi kuri Liban mu minsi ishize, yari igamije gusubiza ibindi uyu mutwe wayigabyeho uhorera Ali Khamenei, wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran wishwe na Israel. Bikekwa ko abasivile 800 bamaze kugwa muri ibi bitero bya Israel, naho Minisiteri y'Ubuzima muri Liban igaragaza ko abaganga 31 bamaze kubigwamo, mu gihe abandi bakomeje kugenda bakomereka. Nawe unyumvire, ese ko intambara isenya itubaka, tubireba kuki ikiremwa muntu gikomeza kuyisangamo cyane? Simbizi, abahanga mujye muza mutubwire, mudusobanurire, kuko ni ibintu ubona ko haba mu mateka y'isi bitigeze birekeraho, habaho agahenge, ariko intambara zo zahozeho. Iyo akanya igihugu kimwe gifite amahoro, ikindi cyo biba bicika, umuriro uba waka. Sinzi uko bizagenda, ariko reka tujye dusenga nanone kandi tugerageze dushake ikintu cyose cyazana amahoro nk'abantu, ubundi duceho twigendere. Iyoni HD Global Media, reka nkomeze kwifuriza ibihe byiza, tubabwira ko turi kubategurira byinshi kandi byiza, mukomeze kubana natwe. Stay on touch kuri uyu murongo, turabakunda cyane. Ciao ciao. HD Global Media.